kwigara ingume rirangizwa na mwene mirenge. Buri munsi njya kuvumba teve yari ifitwe na murokore gusa. Ibyishimo byabaga mu rugo byarangizwaga no kubura ibiryo. Guhera ubwo nkarara irondo ngo nabyuka ndirimba izikiriyo. Fata agafuka kanjye ndazamuka iminsi 7 mu nzira, ariko narinzi icyo nshaka. None ndahamagara mama ngo mwibutse icyanjyanye ataza nkumbura akarira. Gakondo we, gakondo we, gakondo we, gakondo we, gakondo sinagutaye nagusiganye igihango, nzagaruka n'umuhigo. Sosiyete haba hari amahirwe yigeze kwima kubera uruhu rwawe? Mbo nuvango rero natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu nahasize umuntu. Wow. Natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu we nahasize uwisa. Arisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Arisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Arisa nta wundi musa uwisa. ibitambo. Yego, abantu bagenzi banjye bafite ubumuga nk'ubwanjye hari ibihugu bafatwa nk'ibitambo. Amasaha 10 ijoro rikaga umusi uhinduka nkiri maso. Sinibaza impamvu nabayeho ndakora cyane ngo nzabeho n'ejo. Buracya najya kuvoma abantu bose bakanyitegereza, bakarya n'inzara inganzi ikabataha bakanyita amazina bashatse. Nkataha mbabaye amaherezo nkabimenyera. Abanyibarutse bikabuko gusa banyizereramo, banyitezeho kubahindurira ubuzima babayemo. Nkafatanya n'abandi guteza imbere igihugu. None ko mugira impamvu ko ngaragara kandi ari bisanzwe, kuba nasasa inkore ngo mvuge nkamwe birasanzwe, gusangira namwe buri kimwe cyose birasanzwe, gufatanya namwe kubaka igihugu birasanzwe, birasanzwe. Birasanzwe, ye birasa aye 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 aye. Yavutse ari umwe adasa n'abandi nta n'uwamukurikiye.
and this place Yeah. could be much brighter Yeah. than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no heart, no sorrow. Better words together. If you care about for that event, make a better place. Make a better place. Either one. Yeah. Make it better place for you and for me and the entire human race. Better people die if you care about for that event. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Wow. Akira Mike. Halo Kigali. Ubu turi saa 2 za mu gitondo ku isaha Kigali, saa 2 zuruzuye neza ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusaba kuri imiyoboro Jedi Defia nk'aba Empire abanze banyitaho umwana w'ibwami dudahinduka nka tableau periodique duwa hano we na Yohana ari mu kirwi Patemo. Iminara yose yo mu mujyi wa Kigali, iminara yose iri Paris mu Bufaransa, iminara yose iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba iri guconnecta yerekeza kuri Defia Empire kugira ngo iki kiganiro kikugereho 5 kuri 5. Uwitwa Oruchidi Promoter akaba ari uri ku bugenzuzi bw'amashusho kugira ngo aya mashusho muyabone ameze gutya 5 kuri 5. Naho kuri micro akaba yitwa Basanjo Enoke. Tukaba tugwaye ikaze nkababwiye ni kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ucyumva gitari hano uhita umenya ko agiye kubera igitaramo. Kuri kamera zanyu nakiriye arabibwira Mugara Obea. Umeze gute Mugara? Yameze neza ndashima Imana. Amakuru ni meza. Urashima? Yego. Misi mikuru yiteguye gute? Iminsi mikuru rero ni iminsi mikuru ariko burya ni n'iminsi isanzwe. Kuri we nta kiba kirenze ariko twayise ariko ni kwa kundi nisanga ufite ubukene buzagukubita nisanga urimo neza ni nk'ibisanzwe nta akantu k'umwihariko uri kuyitegura n'utemva. Urumva icyo mwihariko mbona ibisanzwe kuri buri wese ariko n'umwaka uri kurangira abarimo kureba ibyo yari yaremeje nabyo aragenze neza, ibitarakunze, imbogamizi zabaye, yewe anitegura gushimira Imana yuko indi minsi 336 yongeye kwibara akayirangiza ari muzima. Wenda tugende kuri statistique z'uburyo wenda z'ibyo wari wiyemeje gukora muri uyu mwaka nago wenda gembizi naho tugeze turi mu mpera z'umwaka. Urabona uko bipangaga ariko byagiye bigenda cyangwa byagenze neza kurushaho cyangwa umwaka yari umwaka munini kuko ni byinshi nanageragezaga mu myaka ishize ariko nshaka gufata umurongo umwe. Yego bisa n'ibyangoye mu kuntu ariko uyu mwaka uri kugenda urangira bigenda bifata isura. Byose navuga ko 70% ku ntego zari zihari ku bushobozi bwari buhari ibyo nari yemeje kuri 70% ndabona ko byagezweho. Yego ni bikeya. Tunashimira Imana. Duhere kuri birasanzwe. Birasanzwe n'indirimbo yawe wanditse uri mu uhuhe mwuka, wari uri mu yihe mood? Birasanzwe n'umushinga mugari. Yego. N'umushinga mugari. Ikindi kandi birasanzwe nabaza kuyireba ku mbuga zanjye kuko nditegura kuyishyira hanze. Nk'uwareba amashusho wareba wakumva amajwi yakumva ko atari indirimbo gusa. Yego. Ntabwo ari indirimbo gusa mu by'ukuri. Nje ubundi yo ndirimba ameze nk'uganira n'abantu. Yego. Akenshi nyine yari imbere y'abantu ari kubataramira. Umuziki nkora ni ikintu kigari ku buryo nyine ntabwo ari indirimbo gusa, si ukujya muri studio ngo recording ngo ujye gufata amashusho. Birasanzwe n'umushinga mugari rero tugeze ku cyo harumbajije. N'umushinga mugari ku buryo nabwo wumvise atumva ko ni inkuru
niyo ndi kuririmba imbere y'abantu ndirimba ameze nk'uri kubabwira ngo hamagara cyangwa se itaba uwo muntu cyangwa se mfasha kwikiriza. Birasanzwe ni ijambo rigari ridakoreshwa ahantu hamwe, ahubwo muri iyi si abantu benshi bareba ibitabareba, abantu benshi baca imanza, abantu benshi baragutekerereza kandi ubuzima ari ubwawe, bakimagina ibintu bya yego niyo mpamvu bakakurusha amakuru yawe. Nta wundi mwuka nari ndi mudasanzwe rero, ni ukuvuga ngo birasanzwe gusa. Kuba wambaye ikoti risa utyo nkaba nambaye risa gutya ni ibintu bisanzwe, big deal. Ariko noneho irandirimba irimo amagambo wenda tugiye turaje wenda tunyurizeho twumve. Harimo amagambo y'inkoramutima, harimo amagambo akomeye, ndetse ngira ngo uwo ufashe umwanya akayumva neza yumva ko nubwo ari ibisanzwe ariko ntabwo iri mood isanzwe. Birasanzwe ariko nkibaza kugira ngo ari amagambo arimo. Ni ukuvuga ngo iriya ndirimbo turaza no kuririmba abantu bayumve. Iriya ndirimbo ukuntu imeze ntabwo ari ikintu cyapfuye kugwa aho ngaho gutyo gusa. Ni indirimbo y'amateka, ni inkuru mpamo. Ikintu nyamukuru ni uko mu buhanzi burya abahanzi bafite ukuntu mu buhanzi tubita bene Imana. Impamvu abahanzi ari bene Imana kurusha undi muntu usanzwe cyangwa se bagenzi b'Imana ni uko niba abantu bashobora guhinguranya. Nkashobora kugira ngo nandike ikintu kiraza gukora ku mutima, nkifata nkigira wowe. Sinzi niba kubyumva. Ndimo ndabyumva. Ukambara isura y'umuntu wowe the fear, ukajya mu buzima bwe. Wowe the fear. Sinzi ngo wakuze gute, sinzi ngo bayeho gute mu buzima bwa buri munsi. Ariko ngiye kwandikaho ndifata nkatekereza nka the fear. N'amazina yanjye nkayibagirwa. Sasa rero nabirasanzwe niko imeze. Hari umwanya nari ndimo meze nk'uri gutekerereza umuntu runaka ibyagombye ko ari kuvuga, yewe nanjye ndimo nigize ngewe bwa kabiri. Yego, reka tunyurizeho tuyumve wenda n'abantu bakomeza kumva tuyivuga bakagira ngo twagiye. Sahari cumi ijoro rikagwa umusuhinduka nyiri maso, sinibaza impamvu nabayeho ndakora cyane ngo nzabeho n'ejo. Buracyana njya kuvoma abantu bose bakanyitegereza, bakaryana inzara inganzi ikabataha bakanyita amazina bashatse. Nkataha mbabaye amaherezo nkabimenyera, abanyibarutse bikabuko gusa banyizereramo, banyitezeho kubahindurira ubuzima babayemo, nkafatanya n'abandi guteza imbere igihugu. None ko mugira impamvu ko ngaragara kandi ari bisanzwe, kuba nasasi nkore ngo mvuge nkamwe birasanzwe, gusangira namwe buri kimwe cyose birasanzwe, gufatanya namwe kubaka igihugu birasanzwe, 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 birasaye, yavutse ari umwe adasa n'abandi nta n'uwamukurikiye, byabateraga isoni ntibamuvugaga mu bandi, bamurera batabishaka, none ubu ngubu niwe birata, bamwigisha batabishaka, none ubu ngubu niwe birata. Iyo bibutse ko ari bubatunze amarira basega mu maso, iyo bibutse ko ari bubatunze ikiniga kirabica, bifuza ko ibihe byasubira inyuma bagakosora ibyo ngibyo, bifuza ko ibihe byasubira inyuma bakamufata neza. None ko mugira impamvu ko ngaragara kandi ari bisanzwe,
kuba nasasingoye ngo mvuge nkamwe birasanzwe gusangira namwe buri kimwe cyose birasanzwe gufatanya namwe kubaka igihugu birasanzwe 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 Thanks a lot. indirimbo irakomeye. Ni gutya kabisa. Sosiyete haba hari amahirwe yigeze kwima kubera uruhu rwawe? Nuvuga ngo rero iyi ndirimbo ndabizi neza ko ku muntu uri kuyumva kuri Defia, yego, nawe urimo kuyumva aka kanya turi kumwe, hari ibibazo byinshi uri kwibazaho, byinshi kandi ariko bimwe ikintu gitangaje w'umucyo ikintu gitangaje indirimbo ntabwo ari inkuru yanjye. Nicyo kintu gitangaje, ntabwo bifite ahantu bihuriye. Nicyo kintu gitangaje. Niyo mpamvu buriya rero natangiye nkwazini kugira ngo ujye muri uwo mwuka. Ariko ku kibazo warumbajije, yego, ku mahirwe sosiyete yanyimye nkiri umwana, yewe n'ubu ngubu hari ahantu bikiba. Sosiyete kunyima amahirwe yo kwitwa umuntu nk'undi. Yego, muri Kigali nyine mu mujyi abantu bafite uburyo basobanutsemo, yego, batanitaye ku bintu bitabareba, ariko mu bice by'intara, kuko nagize amahirwe yo kuba no mu bice nyine by'icyaro rimwe na rimwe, abantu iyo ufite ubumuga cyangwa se hari ukundi kuntu umeze, yego, bahita biha inshingano zo kwita amazina yose babonye. Iriya vasi ya mbere rwose ni njyewe, kunyuma amahirwe yo kwitwa nk'abandi bantu. Njye nitwa, ubundi amazina yanjye bwite nitwa Nezerwa. Yewe umuntu nyine ntashake kumenya ngo nitwa nde, ntanabimbaze, we akaguhimba izina ashaka, akanyita izina kandi anabizi neza ko ashaka kunyita izina ribi rimbabaza. ubwo buribwe kugira ngo ubimenyere, izo mbaraga wazikuraga? Ese hari abantu bakubwiraga batoke nubwo uri muri this condition, nubwo uri muri iyi condition, nubwo abantu bakubwira gutya ni bisanzwe uzabimenyera, cyangwa byasabaga ko ari weho wiremamo izo mbaraga? Ni kuvuga ngo njye nta muntu wambwiye ibyo bintu cyane, ariko ndibuka hari ukuntu nyine nakundaga kubyumva cyane abantu babivuga no ku ishuri, nyine n'ahantu umuntu yanyuraga. Yego. Umunsi umwe sinzi uko yandi muri miruware, ubundi mu rugo mfite ababyeyi bombi n'umuvandimwe mushiki wanjye. Yego. N'abantu ntabwo bagira santima cyane, affection z'ababyeyi nyine ngo baze ngo mwicare ngo muvuge ibintu byinshi, ariko bagira urukundo. Nuko baba bahujijwe n'akazi ko bagira urukundo. Ni abantu tugeze tuganira kuri condition yanjye, n'ijambo ubumuga ntabwo numva bari kubivugaho. Nyine ni nk'umwana usanzwe, nta n'ikibazo babifiteho. Ariko umunsi umwe nkiri umwana nigeze gutaha mu rugo, ntabwo nari ntashye, yari mu gitondo mbere agiye gusenga, amaze kurira muri miruware nanjye nyirebamo. Ndangije ndamubwira, ariko mama ndi mubi. Arangije yarankubise. Uwo munsi nawe wonyine yambwiye ati, kuko ni n'umuntu usenga, n'uwo munsi yambwiye ati ibyo bintu ntuzabyongere. N'umunsi wa rimwe nyine ararakara cyane, nari ndi n'umwana, ariko nyine ubwo burakari ndabona ko bufite ubukana. Byo birumvikana. Sasa rero impamvu yatumaga mbimenyera mu rugo ni abantu, yewe n'imvugo ikwiriye duze hano mu gihugu ngo uvuga ngo umuntu ufite ubumuga, tuvuga ko nyine ari proper, ari ikwiriye. Yego. Bo ntibanayikoresha. Nyine ndi umuntu gutyo gusa. N'abanyarwanda bari kutureba ni kubundi byaka kuko nabirenze. Bo ntibajya banabyibazaho nyine bo, bro, sibwo mbikubwira ute. Birumvikana. Sinzi ukuntu nabikubwira. Urugendo rwawe noneho kariyeri yo kuvuga ngo noneho weguye gitari. Yego. Ugiye kuririmba. Byaje uti?
sasa rero ni ukuvuga ngo nk'uko ubibona njye mfite ubumuga bw'uruhu. Yego. Nubwo navuga ngo ndi umuntu nk'undi, ariko hari challenge ngira zanjye nyine ngira n'undi muntu wese nyine yakagombye kubaza. Uruhu rwanjye kuba rumeze gutya no kubera ko rudafite melanine zihagije. Ni imisemburo ituma uruhu rugira ubwirinzi ku mirasire y'izuba. Yego. Ubwo rero nkiri umwana mutoya ni byinshi nakoraga bitandukanye, nko gukina umupira nk'abandi bana b'abahungu, tukiruka n'ukuntu nyine twita gucunga ibiziga. Twese twarabikoze. Subizi. Ibyo rero narabikoraga. Na kiriya kiziga twe twabyitaga ibipine. Mu rugo mukimuka ukakimukana. Ntabwo agisigaga. Wakibagiwe ukababara agahinda kakakwegera. Cyane. Urumva rero byose narabikoze nkiri umwana. Ariko nkataha izuba ryantwitse nyine bikangiraho ingaruka. Ariko siyo mpamvu yatumye mfata initiative yo gukora umuziki. Ahubwo mu bintu byinshi nakoraga, nakinaga umupira nyine. Umwana w'umuhungu urabiza akina imikino yose, paka uwo munsi ugezeho mukavuga ati mu gihe kino no mukino. Yego. Ubwo rero mu gukura kwanjye hari igihe cyageze mbona ko mu bintu byose nakoraga n'umuziki urimo, mbona ko umuziki no nshobora gukora ntiteranya n'uruhu rwanjye, ntarujyana ahantu rwangirika. Kuko yewe no kuva kera n'ubundi nkiri umwana nari mfite orchestre y'abana, buriya ntago abantu babizi. Yego, ni souvenir z'ubwana, ariko ndabizi neza ko uyu akakanya uwondiwe byahereye muri icyo gihe. Nari mfite abana benshi nakoranyaga tukaririmba. Reba kanguha urugero, reba nk'ukuntu Masaka Kids bo muri Uganda babikora. Fata nyine amajerekani, indobo zavuyemo amarangi, bira narabikoraga. Ari nje nyine umeze nka head wabo nyine, dukora ibintu byinshi turirimba, n'abantu baradukundaga muri quartier. Ibaze ko twabikoraga abantu benda kuva mu kazi mu saa 11, abantu bagahagarara ntibajye mu rugo. Ari byiza cyane. Aho ngaho rero narabikoraga ndi umwana, ariko mu gukura nsanga nicyo kintu nakoraga kitanyangirizaga. Ubwo rero birangira nkomeje umuziki, nabaye no muri church mbanza gukubita ingoma, njya ku ishuri n'ubundi nkomeza na gitari nyine. Urebye nyine urugendo ntago nzi ngo officially rwatangiye ryari, ariko ni ibintu nakuriye wabyisanzemo. Hanyuma urugendo rwo kuba uwuriwe ubu, uko bisa kose haba hari intumbero, hakaba hari n'ibyo wifuza gukora, naho ugeze ubu naho wavuye. Iyo urwo rugendo ujye nko kurusobanura ute? Ubwo nukuvuga ngo aho rugeze ubu ngubu se. Yego, nukuvuga ngo urugendo rwawe rwo kuba wowe kuri ubu ngubu rugeze ku ruhe rwego? Abanyarwanda basigaye sinzi ko nabivuga babafata gute, by'umwihariko nk'aba bafite ikibazo cyihariye nkamwe, ukanabihuza na version ufite ejo hazaza? Yego, icyo navuga, urugendo ntago ari njye rurimo njyenyine. Harimo n'abandi bagenzi banjye banize kundusha. Harimo nk'umupapa witwa Dr. Nicodeme Hakizimana. Ni umugabo yize teologiya, ariko n'urugero rwiza rw'uko nta nzitizi zari kuvuga ngo ntugire ku kintu ushaka. Yarize bishoboka, yashinze umuryango witwa Wipa utureberera nyine, utugerera kure umuntu usanzwe gushaka kwigerera. Ariko abikora mu buryo bw'iyobokamana no kuba nyine n'umuntu mukuru ujya mu nzego z'ubuyobozi akareba ati amavuta y'uruhu nyine bya bindi, za nzitizi zizakemurwa muri leta. Nje rero version yanjye ni y'imyumvire. Version yanjye ireba ku myumvire cyane. Nicyo kintu nzanye, nicyo kintu cyanzanye muri uyu muziki cyane cyane kurusha. Nari nsanga nkora umuziki mu makwe, ndirimba ntaramira abantu mu birori bitandukanye, ariko naje gusanga iyi mpano hari icyo gihari, iyo yaziga ikiterekamo, nkayiterekamo ikaza igakora iyo role. Niyo ku myumvire. Kuririmba bya bintu abantu badashaka kumva, cyangwa se batari banazi ko bihari bitubabaza, bakabyumva. Kandi sindi na wa muntu ureba ngo ubumuga bw'uruhu gusa, no, n'ibindi bintu byose. Ntago uzanasuzugurana uko yakara abakene se. Ega ko cyane. Subizi. Ubwo nibwo buzima tubaho. Ntago uzabakene se bafata abakire nabi. Ngo ntago ari abantu. Ngo ntago ari abantu. Ibyo bintu byose bijyanye n'imyumvire n'ubundi. Mu magambo make ni ibintu bisanzwe. Ubu niwe ngewe.
urugendo aho rugeze rero gake gake. Ku ndirimbo Alisa, ni indirimbo yawe, nakubaza ni Alisa igitekerezo cyavuye Alisa naririmbyemo ndexagera mvuga ko umuntu bamutwaye bakamugira umugore, ni inkuru mpamo, ariko ntabwo nigeze mpanga ibintu byo kugira umuntu umugore ku buryo sari nk'umuntu bantwaye ngo ajye kuba umugore w'abandi. tunyurizeho twumve. Ni urukundo bisanzwe, Yego. ni urukundo bisanzwe nagize, ariko distance yabaye hagati yanjye n'uwo muntu, Yego. Bivuze ngo ni inkuru mama ituma nsanga atwawe n'inshuti yanjye. Ariko urukundo ntirwigeze rushira. Mbega Alisa ntabwo ari izina Alice ry'igifaransa, ni ukwisa Alisa, ntabwo ari Alisa, ntabwo ari Alice. wamureba ukamwibwira. Yego, nyine ni umuntu wisa. Niba ari mu bantu 1000 wamureba ukavuga uti umuntu nyine ni ubwe, ari ukwe. Kandi nta kibazo. Yego. Amarira yuzura amaso iyo ntekereje kuri uwo mutemba nshyushyu, ikiniga kirenda kuzica umuntu w'umugabo agiye guhiga agasiga urukundo inyuma. Imyaka ishize nakunze umwana, nawe yankunze tugiye tubana kondo. Kubera amashuri ntitwaje gukomeza, dore yarutse yaramaze kurangiza. Natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu nahasize umuntu. Wow. Natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu nahasize uwisa. Alisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Alisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Alisa nta wundi musa, uwisa. Wow. Nta wundi basa. J'ai fait tout ce que je pouvais ngo ngusubirane, gusa amazi yarenze inkombe. Umutima ukunze ntiwibuka no gutaha, dore ngarutse yaramaze kurambirwa. Hari benshi twahuye mbura icyanga cy'urukundo, nazi ko ari wowe. Buryo urwo ngukunda ntabwo uruzi, natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu nahasize umuntu. Natwawe no gushaka isente, nibagirwa ko mu rugo iwacu nahasize uwisa. Alisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Alisa izuba rarasa, umwari untwarira umutima. Alisa nta wundi basa, uwisa. Nta wundi basa.
yagiye. iyo ubabaye Mm. ni iki kigusubiza muri moto? Iyo mbabaye nta bintu byinshi nkora, ahubwo iyo mbabaye ndi wa muntu mfata igikoresho cyanjye, nta nubwo mbanza ibintu ndi kuririmba ariko ndabizi neza ko binkorera. Yego. Kuko iyo nagiye mu nganzo nta muntu ndi kuririmbira, ndi ahantu njyenyine, nta nubwo mba nzi ko ndi njyewe. Mbega muri makeya bibaye ari ikiyobyabwenge, umuziki cyangwa se gitari cyangwa se indi instrument musicale, ayo majwi, iyo njyana, niyo naba ntazi ibintu ndi gukora ariko ndabizi neza ko ari ibintu binyibagiza ikintu naba ndi gutekereza muri ako kanya. Yari ibyishimo ndareka nkomeza nkishima, ariko yari agahinda nta n'ikintu nabikoraho, ahangaha rwose mba nagiye cyane. Niyo hantu. Mugara, ukunda umukobwa umeze ute? Ntabwo nkunda umukobwa munini, ariko nyine ntabwo ari uko ari babi. Yego. Birumvikana ko ni type, buri wese agira type yagira. Yego. Nizere ko nta muntu wabibremera rwose, nyine batazagira ngo ni ibindi bibazo. Nge ku ruhande rwanjye, ubwo umukobwa urwana umukobwa twakundana. Yego. Umukobwa nyine utabyibushye, nanone utananutse cyane. Ikindi umukobwa muremure wapi, nanone sayi mugufi cyane, nyine bishobora kuba balanced ariko ntandute. Yego. Mbega sinkunda nyine umuntu twakundana andushaga bari, nanjye ntayo, ariko nyine ntabwo nkunda umuntu noneho uraza ngo abe ari igisore cyane. Ikindi kandi ku bijyanye n'imyifatire cyangwa se uburyo yitwaramo, umukobwa uba ashaka kumvisha abantu ko abarenze, umwe nyine ubona adashaka kuvuga cyane ari mu bantu, nyine ukabona yishyize mu gahande kiwe. Yego. Ntabwo aba ari sawa. Umukobwa utambwira ibintu byinshi ntabwo ari sawa. Umukobwa noneho ukunda kwamamara nawe si sawa. Icyamamara ukunda ibintu byahita cyane, ashobora no kwamamara ariko nyine atari ibintu yateguye cyangwa se asarira cyane. Iyo uri mu rukundo n'iyo utari mu rukundo, umuntu ashobora kukureba ibyo bihe bibiri byombi akabitandukanya, akahita abyibwira. Yego, yabimenye gute? Iyo ndi mu rukundo mba ndi umuntu uri kwita ku bantu bose, atari wa wundi gusa dukundana. Nyine mba nasuye muri bya byo kwibuka ni gute bafata umuntu neza. Yego. Ariko iyo narurimo ni njye n'akazi kanjye. Ukunda kurya iki mu biryo ukunda uti kabisa ubundi iyo ngiye kurya gutya birya nezerewe? Haramutse habayeho kuba umuntu yarya imboga akumva aranyuzwe bikarangira, yaba arizo zanjye. Ariko ku rundi ruhande buriya nkunda imbuto cyane kurenza. Mu binyamafu bwo nkunda ibijumba, birankorera kabisa, yatari bimwe nyine bimeze nabi. Okay. Tunaribe. Ibijumba urabikunda? Bitogosheje, bikaranze? Urumva iyo ari ifiriti yabyo, cyangwa se nyine ni muri sanse y'ibijumba bitagize amazi, nyine byumutse. Uko byaba bitetse kose byumutse aba ari nta kibazo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame wacu, his excellent, umusobanuro ute? Bro, utangiye kugera mu bintu biremereye. Nge nta gisobanuro gihari. Numva ko uburyo nimba nifuza kumusobanuramo nakibona. Si nawe wa mbere ukimbajije. Yego. Ariko biragoye ko nabona ukuntu mvuga ngo muvuze gutya. Kuko impamvu mbivuga gutya si amakabya nkuru, si ukujya mu kigare nk'abandi bose ngo urukundo uko nabona kumushimira. Njye mushimira mu buryo bwanjye. Hari uburyo mutekereza nka Mugara, atari nk'umunyarwanda gusa. Atari nk'umunyarwanda gusa, hari ibyo mushimira kandi wumve ngo ntiturahura.
sindanajya n'ahantu ari amaso ku maso. Urumva, ariko nibishake ntibizabe pe, ariko ari ikintu gikomeye yakoze. Ntekereza ko nta wundi muntu wagikoze, nta n'uzagikora, kuko yamaze kugikora already. N'uzagikora wundi yaba agikoze hese ko yaba ari kumwigana gusubiramo. Icyo kintu ni ikihe rero? Wenda kubanze kuva kera hari indirimbo nakoze Ni Wowe. Ni indirimbo nakoze abantu barambwira bati si indirimbo ko wayikoze ntushyiremo amafoto y'umukuru w'igihugu twumva ari urimo kuririmba. Nuko ntashaka ko abantu batekereza intention. Urabona mu bihe by'amatora hari umuntu ukora indirimbo ivuga umukuru w'igihugu, ariko wajya kure ugasanga nyine ni ibi birasa. None bisanzwe no kubera iyo mood ronge nari ngiye gusa naho igihe cyari giye kungonga. Indirimbo nayikoze mu kwa kane kuri kurangira, amatora ari mu kwa karindwi. Mbona iyo ndirimbo ninyikora mu buryo abantu bayitekerezamo bazagira ngo nayikoreye amatora gusa. Nibumva icyo kintu nyamukuru nge mba ntekereza mu mutima wanjye. Wenda reka nsimbuke nyigereho vuba. Niba utarize abantu tuza amakuru. Uramutse uganira n'umuntu uba muri Kenya nibwo akumva uburemere. Uramutse uganira n'umuntu uba muri Ghana cyangwa se za Guinea, sintewe so no gumentionika ibyo bihugu. Nuko nzi ko nyine na ahantu heza ku muntu nkanjye. Sinanarota no kujyayo. Mu gihe mu Rwanda akazi nkora niyo kansaba gutaha saa 8, niyo kansaba gutaha saa 9 cyangwa saa 10 ndataha, kandi naba ntatuye no ku muhanda, nkava kuri moto ndi ku muhanda nkongera nkamanuka nta kibazo mfite. Ibyo nshaka buri kucyumva no umutekano. Urumva, abantu bafite ubumuga bw'uruhu hari impinduka nyinshi zabaye mu gihugu zibafavoriza kurenza n'abandi banyarwanda bose. Muri ibyo bihugu habaye imyizerere y'uko abo bantu ari imiti. Ari hajya kera babyitaga ikintu bajyanaga nko ku mupfumu cyangwa se ku baraguzi. Byabaga ari babyitaga ituro. No. Ibitambo. Yego. Abantu bagenzi banjye bafite ubumuga nk'ubwanjye, hari ibihugu bafatwa nk'ibitambo. Hari ibihugu batamubona nk'umuntu, abamubona nk'imari. Reba nk'uyu munsi, reba unyuze ku nkoko, ubibona ko idafite nyirayo, ukabuza ko isahani se ubishaka wayiye cyangwa ukayigurisha. Nabo niko bameze. Hari n'ukuntu kera twajyaga usanga turi kwiruka inyuma y'inyoni zitwaga matene, zageraga umurizo muremure. Tuzifata nk'imari ngo ufashe amaraso yazo ukayisiga ku gahanga kugira igikundiro. Wenda abantu bashobora kuba bazi icyo gihe babigereranya, gusa ngende kubyumva. Ni ukuvuga ngo rero hari ibihugu umuntu nkanjye afatwa nk'iyo nyoni nyine, atari ahantu ho kuba ku buryo ushobora kubaho umwaka wose muri icyo gihugu utabonye umuntu nkanjye. Kubera ko babishe bakamara, kubera ko benshi bihishe mu mazu, atasohoka ngo azicare kuri izi mikoro nk'uko nzicayeho. Urukumva icyo kintu ntanatinze mu magambo, icyo kintu nta nubwo njya nshaka no kumva ngo hari irindi zana namwita. Indirimbo nahise nawe kubera yuko nyine niko n'abandi bose babivugaga. Ariko nge iyo ni wowe nyumva, niwe nyine wabikoze. Katuyumve. Niwe muyobozi. Katuyumve. Numva hinaho rirasira ngo abaryari bazima, nacukumbura hirya iyo rirengera ngo bashirira mu ndagu. Ibyo bikambabaza maze nkasaba yangwa, ubundi njya mbyumva iyo dore n'imbere ngereyo. Umusaza ari n'ibigwi uduhanga n'umwe. Yahoye gucamo ko imiremerwe nuko impungenge nazo dusangira ijambo, impungenge nazo
dusangira ijambo wakuvuga nabi twamubera ibamba icyo dushaka tugifite mu biganza none ubona twe kurwubaka twaza uduha gutinyuka nta wundi ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe the one I'm meant to prize in order his my pride he don't need a permission to prevent enemies for his people nyemerera mutake si ibinyoma ntagira ikosa uru Rwanda rutagira amaganya turukesha utagira ikosa turukesha utagira ikosa uwakuvuga nabi twamubera ibamba icyo dushaka tugifite mu biganza none ubona twe kurwubaka twaza uduha gutinyuka nta wundi ni wowe 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 wow wow ariko hari umuntu uraguca intege wenda ku bijyanye na kariyeri ati se shaho yewe urabihugiramo uri kujijisha kugira ngo uzagerayo ni ukuvuga ngo abantu banca intege ni abamenye nkuze abamenye vuba kuko umuntu nzi kuva kera arabizi neza ko imyaka 15 irenga 10 iranarenga cyane gutyo muri 20 ku muntu nzi kuva kera arabizi neza ko ntacyo bari kuramira yamuza nciye intege ko n'ibintu natangiye kera ahubwo aterwa ishema niyo consistency afite kuba nk'ibikomeje yego hari ukuntu bitaragera aho ushaka kuba biri ariko kuba ukibirimo at least byibuze kuba ukibirimo kwa bizi ko nabikoze ndi umwana ndi gupaca ariko siti nawe nkaba nkibirimo nkagenda sobanukirwa umurongo bikagenda bifite umurongo nkibirimo umuntu ubushobora kunca intege ntago ambwira ngo ibintu ntago bishoboye ahubwo nk'umuntu usanga ashatse kumva nk'indirimbo nka birasanzwe akavuga ngo nshaka kumanaginga ariko nshaka gukora indirimbo zivuga agahinda k'abafite ubumuga gusa mbega bagiye kungira umuhanzi utazi uko isi yo hanze imeze udashobora kumva urukundo udashobora kumva ibyo byishimo uwo muntu aba nciye intege ashaka we akakwima kuba mugara akakugira we ikibazo gikomeye cyane ubwo aho ngaho rero rwose basigaye bavuga ngo ni red flag indirimbo gakondo wenda tugiye kuyumvaho tuhite tunaguprofita wenda dutaramira n'utundi turimbo nka 2 cyangwa 3 ngira ngo tugenda tunasatira umusozo kugira ngo wenda tukure kujye no mu bindi panzo yitwumvishe kugira ngo ibintu bigende fresh. Navutse kwiga ringume irangizwa na mwene mirenge buri munsi njya kuvumba teve yari ifitwe na murokore gusa ibyishimo byabaga mu rugo byarangizwaga no kubura ibiryo guhera ubwo nkararirondo ngo nabyo kandi rimbizi ikiriyo fata agafuka kangenda zamuka iminsi 7 mu nzira
ariko narinzi icyo nshaka. None ndahamagara mama ngo mwibutse icyanjyanye, ataza nkumbura akarira. Gakondo we, gakondo we, yeah. Gakondo we, gakondo we, gakondo sinagutaye, nagusiganye igihango, nzagaruka n'umuhigo. Gakondo sinagutaye, nagusiganye igihango, nzagaruka n'umuhigo. Aho ndi ntabwo ariho nahoze, kabone nubwo ntarashyikayo. Nagisa n'Imana nzirata Imana, alaya mayenga n'Imana itanga itagabanya inshallah. Fata agafuka kanjye ndazamuka, iminsi 7 mu nzira, ariko narinzi icyo nshaka. None ndahamagara mama ngo mwibutse icyanjyanye, ataza nkumbura akarira. Gakondo we, gakondo we, gakondo we, gakondo we, gakondo sinagutaye, nagusiganye igihango, nzagaruka n'umuhigo. Gakondo sinagutaye, nagusiganye igihango, nzagaruka n'umuhigo. Wow, wow. Turacyakomeje. Navuye iwacu heza ngana i Kigali guhiga amafaranga ngo mbeho ubuzima bwiza. Sinarangije amashuri, sinasezeye ababyeyi, sheri wanjye ntiyamenya aho narengeye, ariko i Kigali ntibajyaye amaramasa. Na Gishoro nta n'icyo waronka, naraye amajoro hirya no hino biranga. Bumuyedi batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Hello mama, waramutse ute ngo njyewe amaramuko yanze. Oh mama, hello mama, ese muraho murakoma, urukumbuzi rwo ni rwinshi, ubabwira uti yambi. Ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi. Nageze i Kigali nsanga ibinari dange, kubaho ni hatari, imibereho ni kwaje. Abantu ntibanyamwigendaho, kubona ugufasha nitombora. Ibyino sinyigi iwacu we, sinamenye yuko i Kigali ntibajyaye amaramasa. Na Gishoro nta n'icyo waronka, naraye amajoro hirya no hino biranga. Bumuyedi batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Hello mama, waramutse ute ngo njyewe amaramuko yanze. Oh mama, hello mama, ese muraho murakoma, urukumbuzi rwo ni rwinshi, ubabwira uti yambi. Ubabwira uti yambi. Ubabwira uti yambi. Stay tuned, stay touch, muri mujye kure kabisa. Ababwini turatarama. Ni hasi hejuru. Oya sinakubeshya ngo yakunyeretse
ndetse na n'umuhanuzi wampanuriye kugukunda uti nuriya nta wundi ukwiye kuzabwira ayo magambo uti ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ubanza ko kari rukundo waganirije umutima wanjye kuko kuva twahura ntari rimwe nzigera numva nzarambirwa buri munsi nge ngukunda ahari ubwa mbere nkubonye buri segonda buri munota ngukunda nkutazongera kukubona ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye ni wowe kara ko mu mara yanjye ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe murakoze cyane Mugara urabizi kurenze murakoze cyane ni ukuri urarenze uri umuhanga nta muntu amenya ko arenze buriya aba yiyemeye ariko hano weho ukwiye kubyigamba iyo ibikorwa byatambutse ukavuga ngo umuntu ararenze ubwo wabibonye neza murakoze cyane hanyuma nkaba nkubwira ni weho utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo ibi biganiro bigiye bikugeraho 5 kuri 5 ushaka kwiyogoshesha ni Thierry de Baba nomero ziri kunyura hasi muri kuzibona uramuhamagara akagusanga mu rugo cyangwa se ukamusanga aho akorera Kimironko umanuka ujya 12 kuri Vision neza ucyagera bita bigenda fresh teacher shop arakwigisha imodoka mu gihe gitoya kandi no muhanga ukora rimwe cyangwa kabiri niko ajya avuga ubundi ukazana perime gutunga license ni ibintu ugomba kugira intego kandi nta musirimo muri Kigali utagomba kugira license reka dusoreze ku ndirimbo yawe yitwa Wimenda nayo urayizi naringiye waruncitse nta kibazo reka nyikore waruncitse ntago nari nta muvandimwe ukibaho nta n'inshuti zikibaho urukundo narwo rwabaye nk'ingurane abantu basigaye bashudika buri wese afite icyakurikiye nifuza yuko urukundo nguha nawe ari rwo wama Wimenda besigaho ujya unsaba icyo nawe wama Wimenda besigaho ujya unsaba icyo nawe wama Hai 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 ukwiye ukunda akabona kubikora ndagukunda nkabura aho mera mwariwe abantu basigaye bashudika buri wese afite icyakurikiye nifuza yuko urukundo nguha nawe ari rwo wama Wimenda besigaho ujya unsaba icyo nawe wama Wimenda besigaho ujya unsaba icyo nawe wama ayihiye 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 ayihiye
murakoze cyane. Fisto umwana w'ibwami impera we Empire, nagushimiye, reka nawe ngushimire ku mwanya wafashe. Ni iby'agaciro kuri Defia, ni mu rugo anytime, ni buri kanya rwose. Hahiriwe weho wakoze subscribe, nyambi wabwira mukagira ngo ndababeshya. Hahiriwe wowe, arahirwa cyane. hanyuma wakoze cyane kuza kwawe, nyine ni iby'agaciro kandi twishimye cyane. Ababonye ikiganiro wenda barazi kuri kubwira muri comment. Ikindi nakomeza utera imbere, ntago nge nakubwira courage kubera ko ibyo uri murabizi, ahubwo nge ndakwifuriza Imana kugira ngo ikomeze. Yego, nanjye ndishimye cyane, imyaka ikube nk'inshuro 100 nk'iyo masi. nanjye ndishimye cyane kuba naje kuri Defia Empire. Ni urubuga rwiza rwo kuganiriraho. Muri munsi ntukajye wicara utacyuninze kuri Defia. Bavuga ko iminara yose ariho kwerekeza muri iki gihe. Ubwo ibindi ntakagaruka. Ubwo nanjye hari umunsi muzabona muri nagarutse niteretse cyane. Thank you so much. Yego, murakoze cyane.